Halo, ndabashuhuje abantu mwese mukunda channel yacu. Uyu munsi tugiye gukora akantu k'akaji abantu benshi badakunda kubera ko abantu benshi bakunda ibintu birimo isukari, ariko hari bake bikunda badakunda ibintu byabangiriza ubuzima. Niba uri mushyashya kuri iyi channel ari ubwa mbere bibonye, ubanze ukore subscribe ubundi twikomereze. Ubundi rero tugiye gukora ji ituma umuntu aba inzobe atarinze ibintu byo kwitukuza. Ji rero nta kindi kintu kidasanzwe turi bushyiremo. Abantu baravuga ngo kwitukuza cyangwa kwikesha icya mbere gucya ngo ni amavuta, ariko ntago ari byo. Ubundi ubwiza bwawe nimba budaturuka mu mubiri mo imbere, urumva ntacyo byaba bimaze. Fresheri rero barazirya ntago bazisiga. Ikintu rero cya mbere tugiye gukora, dufite beterave, dufite ironji, dufite karoti, dufite n'agatangawizi. Ironji murabizi ko ironji rirakesha mu buzima busanzwe, nta muntu utabizi. Ironji ribamo ikintu cyitwa vitamine C. Vitamine C rero ikesha uruhu, ituma rutazana iminkanyari. Hanyuma dufite karoti na beterave, bikungahaye ku kintu cyitwa beta carotene, aricyo gituma biba umuhondo niko navuga. Rero beta carotene irakenewe mu mubiri kugira ngo ugire uruhu rwiza, uzane ikintu cyitwa collagen, aricyo gifasha kugira ngo utazana iminkanyari, uruhu rugume rwiyuburura. Mbese ni ukuvuga ngo rero iyo bifashe ibyo bintu ukabivanga ugashyiramo na tangawizi, tangawizi yirukana imyanda mu mubiri. Ibyo bintu rero nibyo tugiye gufata tubivange, hanyuma tubishyire muri blender. Turaza gukenera n'ikirahure cy'amazi. Hari abantu bari bavuga ngo ntago biryoshye, ngo ntago biryoshye, ngo ibintu biryoshye birimo isukari. Isukari yica uruhu, isukari ikugira umusaza cyangwa umukecuru imburagihe, ituma umusaza imburagihe. Gusaza ni ibintu binatirere, aho gusaza imburagihe nicyo kintu ugomba kwirinda. Ibi bintu rero tugiye kubishyira muri blender, cyangwa se niba udafite blender ushobora kubishyira kuri rape, ukarapisha akantu gato cyane, ubundi ukabyinika mu mazi, amazi akabanza akanyunyuza za vitamine, ukaza kuyanywa yabaye ji, ukabiyungurura. Murabibona rero ukuntu turi bubigenze. Iyi ji urayikora ugashyiramo amazi. Rero ushobora gukora iby'iminsi 3. Ngiye gukoresha ikirahure kimwe ko ngiye kubikoresha umunsi umwe. Ushobora gukora iby'iminsi 3 ukabishyira muri frigo. Amazi abamo amazi atetse ariko ahoze, akonje. Ushobora kubishyira muri frigo ukazajya ubinywa rimwe na rimwe, ariko kugira ngo ubone impinduka ugomba kubikora icyumweru cyose udahagarara. Buri gitondo uko ubyutse nta kindi kintu urafata, ugomba kubanza ugahita unywa ya ji. Iyo ushatse rero rino ronji urishyiranamo ukabisya, ariko ngewe simbikunda kubera ko turiya tubuto two mu ironji iyo duseye muri blender turasharira. Rero nge ndabanza nkarikamura. Ahangaha udafite ironji ushobora gukoresha indimu, ushobora gukoresha indimu cyangwa mandarine, ikintu cyose kimeze nk'ironji, cyangwa clementine nimba bitandukanye na mandarine sinzi. Nge ndabanza nkarikamura amazi yaryo nkayashyira ku ruhande, noneho bya bindi mu gihe ndi kubisya nabishyize muri blender birimo kunoga, cyangwa se kubisekura, uko wabyita. Niba ufite isekuru ushobora kubisekura ukabishyira mu mazi ukabyinikamo, ukazabiyungurura mu gitondo ugiye kubinywa. Ariko ibyiza iyo ufite blender urabinoza neza neza bikaba nk'igikoma, ukayungurura. Wamara kuyungurura ugashyiramo wa mutobe wawe w'ironji. Urabona ironji rero riba rifite umutobe mwinshi. Wareba ikironji kinini cyiza gifite amazi menshi. Yego, nimba uri mushyashya ari ubwa mbere bonyica, no ukore subscribe kugira ngo n'ubutaha ujye ubona amavideo yanjye atandukanye. Iyi channel ni channel ikora ibintu byo guteka, ni channel ikora ibintu bijyanye n'imirire, n'imibereho muri rusange. Nta kindi kintu wapfa kubona kuri iyi channel atari ibi. Rero tugomba kwiyitaho rero ni ukurya neza, ni ukunywa ibintu bifite intungamubiri, twirinda amavuta menshi, twirinda isukari nyinshi ko bitera indwara. Noneho tugiye gufata ya ji y'ironji tuyivange na bya bindi twashyize muri blender. Dore byanoze, turashyiraho akayunguruzo. Nubwo blender nayo ifite akayunguruzo kayo, ndashyiraho akayunguruzo kugira ngo kwa kundi twabiseye bitaza kugira utuntu duto duto tuza kugwamo. Yego, murabibona rero byahindutsemo beterave niyo yabayemo nyinshi.
beterave niyo yabayemo nyinshi kubera ko ariyo ifite ibara ripika, ariko na karoti irimo na jinja ariyo tangawizi. Yego, murabona rero ni ikirahure kimwe ngiye nkoze dusukura ahantu hakoreye nyine. Ni ikirahure kimwe nkoze, impamvu nkoze ikirahure kimwe ni ukugira ngo mpite nyikoresha irangire. Ariko iyo mbishatse cyangwa se iyo nshaka kubikoresha kugira ngo nse neza ngire uruhu rwiza, ubikora icyumweru cyose udahagarara uhita utangira kubona impinduka. Ubikoze nko mu gihe cy'ukwezi ndabikwijeje wabona impinduka. Rero murabona ko bisa neza, nubwo abantu benshi ntabwo bakunda beterave, abenshi bakunda kuyiteka, ariko vitamine za beterave na karoti ziba nziza biba byiza iyo ubiriye ari bibisi nka gutya. Yego, naho ubutaha rero ndakeka ari aha bisoreje, muzabikore mumbwire muri komenti. Ndabakunda, bye bye. Nari nibagiwe, iyi ji ugomba kuyinywa mu gitondo ukibyuka nta kindi kintu urafata. Mu gihe cy'icyumweru uzaba ubonye impinduka. Ushobora kubikora ukwezi kose cyangwa ushobora kubikora ubuzima bwawe bwose. Murakoze.